ikindi rero nk'amafite amakuru menshi cyane aba Fdlr basanzwemo hano muri iki kigo cya MONUSCO cya Sadeke baragera kuri 42 face à l'avancée rapide des rebelles du M23. Fdlr bafatiwemo cyangwa se basanzwe hano muri MONUSCO muri Sadeke baragera kuri 42 aba M23 ibafitemo ahangaha yababitsemo ahangaha irabafite. Sadeke rero ibwira M23 ku byaba basirikare cyangwa se ku byaba Fdlr. Sadeke yavuze ko abasirikare benshi bashaka kwiripotinga muri M23 baba aba FARDC ariko ngo aba Fdlr ngo abenshi ngo yagiye ibangira mu kubangira ngo icyabahitaga kibaho bahitaga bigira muri MONUSCO. Buriya MONUSCO ibitsa abasirikare benshi cyane. Était-ce vraiment la faute des simples soldats ou bien MONUSCO ibitsa aba Fdlr benshi cyane babonaga hano muri Sadeke babwita turuje wapi bagahita bigira muri MONUSCO. Twinjiye muri Sadeke rero Sadeke amakuru agenda ahindagurika. Ibikoresho byabo bya nyuma byagombaga gutaha byose ejo murabizi ko bacu ibikoresho ariko byabaye byinshi imodoka zo kubitwara zibanke bituma imodoka zibanke nyine hari ibyasigaye ariko baracyafite igihe cyabo baracyafite igihe rwose bagomba kubicura mporampora cyangwa se gake gake. Ubu rero biteganyijwe ko ku munsi wo kuwa gatatu hagomba gutatwarwa ibindi bikoresho byabo bya nyuma. Ejo ibyatwawe n'amakamyo 41 ibizatwarwa kuwa gatatu bizatwarwa n'amamodoka agera kuri 28 ariko ntabwo ibyo ari byo gutwara ibikoresho ntabwo bikiri inkuru bimaze kuba ibintu bisanzwe. Reka ahubwo mbihera amakuru mashya kuri Sadeke. Biteganyijwe ko kuri tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu n'ejo bundi aba Sadeke baratangira kugira ute baratangira gutaha. Abasirikare nibwo bari butangire kugira ute gutaha. Iyi si nkuri breaking news si twari turi kwibaza ubu hari umunyamakuru rwose urimo kunkurikira utibaza ngo ese ko tumaze iminsi tubona ibikoresho birimo gutaha abasirikare bazatangira gutaha ryari tariki 19 z'uku kwezi kwa gatanu ubwo harabura iminsi 10 n'icyumweru n'iminsi 3 bagatangira kugira ute gutaha. Muri kira cyumweru bazatwara donc ibikoresho bya nyuma kuri tariki 19 bazatangira gutaha. Ndabizi aba YouTuber rwose muri amatariki ndabizi iyijya imbereho nk'iminsi 2-3 ndabizi mumeze neza rwose muri gukorera hejuru cyane muguruka mufite morale iri hejuru pe imbaraga roho rwose bayasuwe mu mubiri muzima ibintu bimeze neza ariko kugusoza urugendo rwabo cyangwa se umunsi wabo wa nyuma wo kugenda umunsi wanyu wa nyuma icyo gihe rwose tariki 19 nicyo gihe MONUSCO izatangira gutahiraho noneho bigere kuri tariki 30 bose bashyizemo hariya. Icyo bisobanuye niki mwenye ndaki icyo gihe ashaka rwose ndaki yatangira guhita atangira akazigendamo kuko icyo gihe bizaba biri free rwose ibintu nta kibazo n'iki na kimwe bamaze kuvamo. Ku rundi ruhande abantu benshi bibazaga ngo ese zangabo zose zagiye hehe zangabo baracyazifite se bazazitanga. Ndavuga ingabo za Fdlr na FARDC bavugiye bafata n'ibiki byose. Amakuru ari breaking nabwe ntu mugoroba ngarutse ari breaking umunsi muzajya mubona niteretse nkavuga ni minota 30 ngiye kuyesagiza muzajya mumenya ko mba mfite ikintu bita ubwino mba mfite amakuru menshi cyane mvuga ni nta muntu nshaka kugira ngo nze guha umwanya rwose amvangire cyangwa se ngagira ibindi ibije tugomba kubigarukaho mu yandi masaha ubwo ndavuga Vincent nukuvuga ngo M23 kuri zangabo zari ziri hano muri Sadeke
Dis ton avis en commentaire. amwe mu makuru mashya mbazane nuko N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. abasirikare ba FARDC babashyikirije Sadek abashyikirije icyitwa Croix Rouge. Selon vous, que faut-il Croix Rouge sauver l'armée ntabwo congolaise? ndimo ndamenye bya Croix Rouge pe. Ese nayo ifite ikigo hano i Goma? 23. Kuri marangeraho none kandi nkura ahantu hizewe. Niyo mpamvu mba nanahise nyizera nkaza nkayabagezaho, ariko ntabwo ndakura neza ukuntu Croix Rouge yakira abasirikare. Croix Rouge niyo yagize ite niyo yakiriye abasirikare. Ariko ubwo ndavuga ku basirikare ba FARDC. Abasirikare ba FARDC hano muri Sadek ubundi ngo bageraga muri 509. Bari abasirikare 509. Na 504 plutôt. Abasirikare 509. Ariko abishikirije ubu ngubu abamaze kuboneka muri Sadek ni 209. Ubwo urumva abandi bose bagiye bacika, bagiye basohoka muri Sadek, ariko bastangiye gusohokamo kiriya gihe M23 ngijya ari hugiye mu gufata umujyi wa Bukavu cyangwa se kubohora umujyi wa Bukavu. Nico gihe Sadek donc yatangiye kugenda irekura haba abasirikare gake gake bari bahungiyemo aba Fdlr ndetse na FARDC mpaka bashyizemo hasigaramo 209. Muri 209 rero bamwe bashaka kujya gusubira muri guverinema. Kirumva ko bazabagira abamateko, ariko ngo babashyikirije Croix Rouge. Abashaka kujoininga M23 ya tayari bamaze kugira ute, bamaze kujoininga babemereye. Abasirikare ba joininze M23 ni abasirikare 57 ba FARDC. Abasirikare 57 nibo muri Sadek bajoininga M23. Ziza naboramo bake ngo buzure koye, kandi mo hana abasirikare ba joininze M23 baba FARDC n'abasirikare ni babandi Vincent Kare yavuze. Ni abasirikare ntabwo ari agasirikare donc, kuko abandi bamwe bari basigayemo harango bagomba kurinda umujyi wa Goma. No kuvuga ngo n'abasirikare bakomeye ndetse n'abajeri n'abahibu n'abakibose barakomeye. N'abasirikare bazi cyo gukora bitari busabe mvetura kugira ibintu byinshi kora. Wazero ndo bagiye bavamo baracika baragenda. Nabe mitima yinange bo bari bavuye mu mujyi wa Goma hakikare cyane, nibo bari champion yo za Virunga muri pariki ya Virunga. Banyumvira kayo nguko. Ikindi rero ngamafite amakuru menshi cyane, aba Fdlr basanzwemo hano muri iki kigo cya MONUSCO cya Sadek baragera kuri 42. Et la discipline au sein des troupes. Fdlr bafatiwemo cyangwa se basanzwe hano muri Sadek baragera kuri 42. Aba M23 ibafitemo ahangaha, yababitsemo ahangaha, irabafite. Sadek rero ibwira M23 ku byaba basirikare cyangwa se ku byaba Fdlr. Sadek yavuze ko abasirikare benshi bashaka kwiripotinga muri M23 baba aba FARDC, ariko ngo aba Fdlr ngo abenshi ngo yagiye ibangira mu kubangira ngo icyabahitaga kibaho, bahitaga bigira muri MONUSCO. Buriya MONUSCO ibitsa abasirikare benshi cyane. MONUSCO ibitsa aba Fdlr benshi cyane. Babonaga hano muri Sadek babwita turujuje bwapi, bagahita bigira muri MONUSCO. MONUSCO rero mu magambo make cyangwa se mu kinyarwanda gike, MONUSCO ibitse aba Fdlr benshi cyane. Icyo cyo munakimenye mu cyumve rwose, ibitsa aba MONUSCO aba Fdlr benshi cyane. Ici, Aha. les cicatrices de la foudre ont Hanyuma rero aux cicatrices du pillage. Entre ubwo Sadek igomba kuba itashye abasirikare babo banyuma, si l'armée nubwo ari gutaha babundabunda, nubwo ari gutaha bihishe bitwikiye amajoro, se réformer.
biteganyijwe ko ku itariki rwose ya nyuma ubwo ni tariki 30 namaze no kuyisetinga neza zizaba ari ku munsi wo kwa gatanu zizaba ari ku munsi wo kwa gatanu yego habura umunsi umwe ngo ukwezi kurangire izi ngabo ngo ziteguye gutanga interview nk'uko biri gutegurwa cyangwa se nk'uko biteganyijwe bagomba gutanga interview bakavuga cyangwa se bakavuga uko urugendo rwabo rwabagendekeye. Kamera rero cyangwa se mikoro zacu nazo zizaba zihari aha tuzatuhababereye tubagezaho ibintu byose uko bizaba bimeze hariya muri wa mujyi wa Goma. Aba bagabo biripotinga cyangwa donc batanga interview yuko urugamba rwabagendekeye ubu tuvugana abantu benshi muri baza muti ese muri warikare bize bite. By the way, reka duhere kuri umusirikare reka manze mve muri warikare tubanze tuve muri warikare. Uyu munsi muri warikare hiriwe hari calme. Iyo bavuze calme ni ijambo ry'icyongereza rivuga nyine ngo hiriwe hatuje hameze neza nta mirwano yabaye muri warikare. Usibye gusa ngo drone z'ababirigi ziriwe zikatisha aho ngo muri ico kirere ariko nazo bakakubwira ko ngo zagarukiraga n'ubundi aho twavuga ngo ni izi none zagarukiraga ahantu muri zone netre ahantu hatari M23 ariko nta mpamvu nimwe byatumaga bazizamuraga kugira ngo zirebe niba M23 itari kwa advancinga. Umunsi muri warikare nta mirwano keretse ramutse ibaye nko muri amasaha ndi mu kiganiro kuko dore ubutu ku isaha 12 zirenze indi minota nk'ubundi mu kiganiro ziramutse iminagwana ramutse ibaye nabo ntabizi kuko rwose ubundi muri mood yo kubaha amakuru ariko kugeza amaginga ya ninje muri studio ngeje yimaginga ya rwose nta mirwano. Hanyuma andi makuru rero sasa yandi makuru ngira ngo tugarukeho ahantu bita muri Rucuro naho uyu munsi nta mirwano yiriwemo akarere kiriwe gatuje usibye gusa muri ka gace nababwiye ka Gishishe navuga ngo iyi kwariso iri kwiteguramo urugamba. Izi ngabo za Fdlr ndetse na wazarendo zo mu mitwe igitandukanye n'izi ngabo za FARDC zagiye zitsindwa Sake na zahunze zikagiyo ngo bakoze ikintu cyitwa kwarisira muri cyitwa Zakishe bari gutegura urugamba ariko ngo bafite ibikoresho bafite igikoresho my friend ariko icyitwa minisiyo cyangwa se ibyo kwifashisha muri zo mbunda n'iki byose ni kibazo. Ibaze ko ngo bari kujya kuzana minisiyo ibikoresho cyangwa se amasasu n'iki bari kujya kubizana muri za warikare bakoresheje umutwe bakoresheje amaguru kuvana ibikoresho warikare ukakamimagira n'amaguru bakugeze hehe bakugeze hano muri Rucuro. Aha ntabwo naho ndi buhatinde nuko bimeze ni muri Rucuro uyu munsi naho hiriwe nta amahoro nta mirwano. Kira hiryo jwi ryo mu Fdlr we dusorezaho sasa ndagira ngo dusoreze kuri uyu mu Fdlr mwumve ukuntu izi ngabo zakubititse zanose mwanze mwumve ijwi ry'iminota 2 reka dutangire rimwe hano kubanga bw'ibyuma noneho aho mpagarikiye ngiye kuvuga no bazajye bahagarika kugira ngo nanje mu nyumve. Reka dutangire mwumve uko uyu Shire potinze jeni innocent Fdlr foka tuta kwa Guillaume cyangwa si Napoleo hagana he muri mu parike he muri Virunga uvuye Goma ugafata Rusayo ukinjira mu parike wageze hano gute Bono sinza amasaha yariyo ariko nje ni reportize kuri M23. Hanyuma ni mpagarikiro gace cyane tubanze tugaruke kuri uyu mugabo uyu musore cyangwa se umusoda cyangwa se iyi nyeshamba ya Fdlr nuza kureba neza cyangwa se wenda iyi video kubantu kugera muri ya groupe ni muza kureba uko umeze
murabona ko yacanganyikiwe. Icyo bisobanuye ni iki? Bari bacanganyikiwe. Turaza kugera navuga ati FDLR twari twishe mu mwobo M23 tumereye nabi hara mu mashamba, ibintu byari bimeze nabi utareba, ati biri kutubesha tuzafata igihugu, ati ntiwareba, ati none dore ati si komanda wari ubayoboye ninde, ati nitwa Guillaume. Komeza. Fdlr foka gakora icyama wabaga mu ihe batayo mbega oya icara nta kibazo humura ntugire ikibazo. Fdlr premier bataillon deuxième section Fdlr foka yari premier section deuxième équipe fusilier. Komanda batayo wawe nini? Yitwa Guillaume. Abandi basize hehe? Muzajya bigiga bivuga muzafata Rwanda. Ubone na yapfuye ibisabiki byagomba. Mpagarikira gake cyane. Nyuma yuko abonye ko bamutesheje ati biginga ati ruguru. Ati bihunamye mu mashamba biri mu myobo. Ati rwose nge niza ati batise wageze hano gutati sinzi isaha. Urabona ko yacanganyikiye bite nara amakompara nababwe ni hara muri kira kirunga ni M23 iri kubarashisha ikintu bita drone. Zirekura mizayiro. Udapfa nyina bikagenda ukungu kuburu yakeneye ibintu by'ibiganiro cyangwa se akeneye kuganirizwa kugira kuko nuza kumureba uburyo cyamezemo. Byukuri biragaragara ko harimo niba atamaze gutumagura bya bindi nyine ryatabi ryabo, ariko sinzi ko yaturuka iyo ngiyo akarinda agira ahangaha kirimwa. Ariko ikigaragara cyo mu byukuri ibi bisasu cyangwa se izi mizero za M23 zamugizeho ingaruka. Uyu musore rero wenda kubanga bw'ibyuma twihutishirize bigire imbere ho gato. Uyu musore ngo yavuka hano ni Rubavu muri ngo niba ari commune yi ongera ushireho humura nta kibazo. Urabona hano twebwe bageze muri M23 iyo bita AFC M23 ni igisirikare kitavangura. Kuba ati M23 ni igisirikare kitavangura uvuye hariya ni byiza cyane. Uri kunyumva? Urakoze kuri reporting. Abandi hara nimero zawo ufite mu uziduhe? Afande ba wicaye gato, wicara nta kibazo. Icara gato nta kibazo. Yahoraga ari guhaguruka ashaka guhaguruka. nitwa Inosbi. Ati nitwa Innocent ariko Inosbi nibyo bamuhimba, ni wa muhanzi w'umukomani witwa Inosbi. Umva ukomakana. Wigeze kugicisha asa mu by'ukuri bamukoreraho ironda karere. Wacu ni mwijenda muze komine ya Karago. Urumva ko umunyejenda komine ya Karago. Okay. Umuntu ukivuga ibya komine uyu bigaragare ko yagiye muri Fdlr kera cyane bitukiri mu makomine. Tumaze imyaka myinshi by'amakomine byaravuyeho. Uyu ngo dushaka no kwatungana mu myaka amazi iyo myaka Nyagateke ari mu mashamba. Wijyama humura nta kibazo. Ari kugarama. Ndavugubite muze bavuga ngo tashe mu Rwanda baramwica. Utashe mu Rwanda boya humura nta muntu wende kukwica ntabwo twebwe twiye twicana. Umva kubwira. Urumva za propaganda mpagarikiraho. Ati bajya batubwira utashe mu Rwanda bamwica. Kumva ibintu Fdlr igenda ibwira aba bana izi propaganda bigenda batsindagiramo ngo ni utashe mu Rwanda baramwica. Niyo mpamvu babwira bati twe dushaka turwane mpaka tugiye gufata igihugu. Muragifata muri bande. Niyo ngingo ibarengera nize mbaraga mufite zibemera mu by'ukuri usibye gukomeza gushuka abana. Muri gusahura Kongo muri kugira mute. Narangiza mukabeshya ngo mugiye kugira ute gufata igihugu. Ewan, iyi nkuru rero mu by'ukuri iminota nini haye irageze.